fate Bibiliya zanyu dusome ijambo ry'Imana. Igitabo cyitwa Kuva, Tangiriro Kuva, igitabo cya kabiri cya Mose. Hanyuma mwarimu Jeanne andebere mu Bafilipi kugira ngo mvire inyuma rimwe. Bafilipi kabiri arasoma ahereye kuri 6 agere kuri 11. Ndagira ngo dusoma ahantu hagera kuri 3 ariko ndahavugaho nihuta cyane. Itangiriro Kuva plutôt ibice bitatu turasoma duhere ku murongo wa 11 ni 20 gusa, 11 na 12. Mwagezeyo dusome. Mose abwira Imana ati, ndi muntu ki wo guhagarara wo guhangara kwegera Farawo ngo nkure Abisiraheli muri Egiputa? Hariho akabazo. Iramusubiza iti, nukuri nzabana nawe, ibizakubera ikimenyetso yuko ari nge ugutumye ni uko uzakura ubwo bwoko muri Egiputa mugakorera Imana kuri uyu musozi. Amen. Tangiriro mbere yuko ajya mu Bafilipi, Tangiriro 9 naho turasoma 9 turasoma duhere ku 8 naho ni 20 8 ni 9. Itangirira ibice 9 turasoma duhere ku 8 dusoreze ku murongo wa 9. Haravuze ngo Imana ibwira Nowa ati, Imana ibwira Nowa n'abana be iti, ubwanjye nkomeje isezerano ryanjye namwe n'urubyaro rwanyu ruzakurikiraho. Amen. Abafilipi kangahe? Kabiri urasoma 6 ugere kuri 11. Reka dusome ni page 200 mu isezerano rishya. Turasoma ibice 2 n'umurongo waho wa 6. Hatubwiye ngo iki? Ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umuntu ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ay'ibyo mu ijuru cyangwa ay'ibyo mu isi cyangwa ay'ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, kandi ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Amen. Muvuge mwese ngo amen. Hanyuma nayo magambo nanjye nshaka kubaganiriza umwanya utari munini. Hanyuma intego yayo iravuga ngo ni imbaraga zivugana natwe. Imbaraga zivugana natwe. Amen. Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Ai, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Irebera aho, ai, Imana iturebera aho, Imana iturebera aho tutareba. Irebera aho, Imana iturebera. Ndagira ngo mbabwire ko
nubwo dutambuka nk'uko abantu batambuka tukaganira nabo kubera ko twese turi byaremwe ariko dufite imbaraga n'ububasha bw'iyavuganye natwe. Ndashaka guhera ku Bisiraheli nsoreze kuri Yesu, hanyuma turakuramo icyifuzo dusenge tuve hano. Amen. 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 Haleluya. Ubwoko bw'Abisiraheli nicyo cyitegererezo, niyo dusenga tubavugaho cyane. Dukunze kubavugaho kubera ko niba Imana yatoranije bagira ubwoko, kandi iyo dusomye igitabo cy'Abaheburayo dusanga ngo niyo yonyine yabishatse. Nta muntu wayigiye mu matwi ngo ayibwire ngo ariko mfite mama wacu, mfite data wacu, byibure yinjirira aho ngaho, muri make ayirepetesha abantu runaka yakunda. Hanyuma yo yonyine ngo niyo yibwiye, niyo yatekereje kubakunda, hanyuma ngo ibita n'ubwoko bwayo. Aba bantu rero mwibuke ko bakomoka kuri Aburahamu, ni inshamake aho ndi buze kujyamo gusa. Aburahamu yahamagawe n'Imana iramubwira ngo va kwa Sotera, avayo, ngo agenda ariko atazi yajya, ariko afite Imana. Afite iki? Afite iki? Ndajya nyuzamo ngaruke babwire ngo tuza, nta jwi, nta niyerekwa, nta n'ibyiringiro byaryo, ariko iyo dutinzemo hano tuhakura ijwi, tukahakura ibyiringiro, tukahakura gukomera, tukahakura ubutsinzi, tukahakura n'icyo bita ibyizigirwa tuzabwira abantu bahari hanze. Haleluya. Hanyuma ngo Aburahamu aragenda, nimwibuke ko bwacyaga bwira Imana ivugana nawe buri munsi, kamubwira ngo kora iki, kora iki, kora iki, kugeza ubwo yamubwiye ati rero utegura ibitambo, hanyuma numara kubitegura ubirinde, ubishyire ahantu, wicare kandi utuze, ube maso ntusinzire, ubirinde kandi mumena nibangira mubwira ngo ubirinde inkongoro. Hanyuma rero ngo arabirinda, ariko akamuntu karanga, arasinzira. Agatotsi ko ku kirengarenga cyane munsi kamufashe ngo arasinzira. Asinziriye rero basi ngo za nkongoro ziraza zirona. Ndashaka kubabwira imbaraga z'ijwi cyangwa z'ijambo. Hanyuma ngo Imana iramubwira ngo Aburahamu, warinze nabi, ntago wabaye maso, hari ikintu ukoze kibi wowe ntago wabimenye, ariko utumye ubwoko buzagukomokaho buzakora uburetwa imyaka 400. Wacu yavuze imyaka 70, ariko iyo ugiye mu buhanga cyangwa muri teoloji usanga Daniel yarasenze, yavuze aya masengesho ayatura ibyaha by'Abayuda n'iby'abene wabo bose, byari biri gukabakaba mu myaka 90. Naje kubabwira ngo ijambo rifite umumaro, ariko nyiraryo yabaye maso. Naho tugiye turirimba ngo yavuganye natwe gusa, nta maso, nta kuririnda, cyakora ugumana intero, ariko nta kindi kintu bufite. Hari umukecuru umwe ahantu nize, yabwiye umwe mu bayobozi b'iri torero ryacu, ariko hari kera, ntago ari ubu. Arabwira ngo numvise ijwi rimbwira ngo uduhe ubuhamya bw'umuhamagaro wawe. Hanyuma rero y'Imana ivuze nyine ubwo birumvikana yarabuduhaye, ariko hari aho yageze umukecuru arambwira ngo aho hatinde ntagaruka Imana ihamagara. Hanyuma dusa naho tumukomakoma bitewe nuko ahangaye, reka mvuge gutyo, ariko nawe yari mukuru, ntago yari muto. Mukecuru yari afite nk'imyaka 60 nawe yari mukuru. Aratubwira aterega nanjye ndi mukuru, ntago mpangaye, ahubwo ndavuga ibyo ndeba. Iyo umuntu afite ijambo n'ijwi araryumva. Haleluya. Rero nimwibuke ko ubwoko bw'Abisiraheli ntarutse henshi bwaragiye bukora uburetwa imyaka myinshi,
bishe umuniho bamaze kugira 430, kuko mu ijambo hakeneye n'ababa maso kugira ngo babwire umwami nyiraryo kugira ngo azarirengere mu byago biritera. Muri iri byaravuze ngo mu byago biritera rijya riruhurwa no gutega amaboko, riruhurwa no gutega amaboko. Umuntu yigeze kumpamagara arambwira ati ariko waje nanjye nkaguha, nawe ko nzi kwira idini warivukiyemo waje nkaguha. Iyo mvuga rero hari utuntu twinshi nibuka murambabarira. Hanyuma rero ndaye ndibuzinduke ngo ampe, ubwo nyine murumva ko ndashakaga nk'ubwarimu niho bahera nkakomeza n'ahandi. Marayika araza arambaza ngo nese nuhuriramo n'intambara ninde uzagutabara? Ko tutaguhamagariye hariya, ko ari umuntu uguhamagaye. Intambara uzahuriramo nazo ninde uzazigukiza? Hanyuma mu gitondo mudamu arambwira ati ariko sheri narose mbona ujya ku ruhimbo uzamutse ujyayo, iwacu naho hari sekariye. Hamwe ngo ubwo wazamuka gasekariye rero nabonye umuntu wambaye imyenda y'umweru aza agusanganira akubwira ngo iki si cyo gihe, genda wiyicarire. Inzozi zanjye narose zahuje nuko madamu nawe yagize gute, sirose ariko azirota mu buryo bwo bwumvikana kuruta nanjye, kuko aho nashakaga kujya ni mu murimo. Ariko mwibuke ko nubwo tuba tuwurimo, abantu bagenda igihe kitaragera iyo bahuye n'intambara barabyimenyera, n'ukuri. Ariko iyo uhuyemo n'intambara abizi neza ko hari, ujyayo ukamubwira ati ndugu yangu, hari umupastori ujya usenga ati muvandimwe Yesu, kamera ati muvandimwe Yesu, bimeze nabi ntara. Hanyuma reba kuri dosiye akareba nyine ko umuvandimwe, hanyuma azavuba. Nihuse rero ubu bwoko bukora uburetwa. Mwibuke ko Mose yize ararangiza ari kwa Farawo, atwara ingabo ari kwa Farawo, ngo ariwo kubera kwizera ngo kwatumye Mose, ubwo ngeze mu Baheburayo, ngo kwatumye Mose yiyambura iby'igiciro, yiyambura iby'icyubahiro, ngo yemera kujya kurengananwa na bene wa. Muri uko kurenganwa rero ngo rimwe abona Umwisirayeli arimo arashwana n'Umunyegiputa. Hanyuma kubera uko babicaga cyangwa uko babakubitaga, ngo abonye uwo Munyegiputa ibintu ari gukorera Umwisirayeli, nawe kubw'imbaraga n'icyo yize ngo aramufata aramwica, ngo arangije amutaba mu mucanga. Ngo haciye iminsi ngo Abisirayeli nabo bwabo baza gushyamirana, ngo agize ngo abagire inama bwa tese namwe. Noneho rero aba bantu bashyamirana hari harimo wa wundi yakijije. Wa wundi aramubwira ngo nanjye surashaka kunyica ukantaba mu mucanga, kuko wagenje wa muntu nanjye urashaka kungenza ko. Biravuga ngo Mose agira ubwoba, niko kwigira inama aravuga ngo reka mpunge kuko Farawo nabimenya azangirira nabi. Arahunga rero ngo aragenda ajya i Gerari kwa Yatira, mara y'imyaka myinshi 40 aragira intama. Muri uko kuragira intama rero y'umuntu aziragira neza, afite umutima ushaka kumenya Imana. Umuntu yari mu buryo niyo bwaba ari ubukarani cyangwa ubunyonzi, ari mu nzira y'Uwiteka, uko byagenda kose yumva ijwi. Ntabwo ikibazo ari ibyo uhembwa, ikibazo si n'ibyo ukora, ahubwo ikibazo ni uburyo ubikoramo. Kumva ijwi rero si gusa ngo ahubwo ngo yagiye no kubonabona igihuru gishya, ngo kandi akabona n'igikongoka. Gukongoka ngira ngo murabyumva, iyo umuntu afite ibiti yacanye nyine ubwirwa nuko hari kuva mu ivu cyangwa amakara, nyine bigenda bishira. Ngo ariko abona aratangaza arafata ko siko mbona bidacika byo biti, ngo yihuta rero ajya ku reba. Akihagera cyangwa ari hafi kuhagera ngo ijwi ramabara ngo Mose, Mose, kwetura inkweto zawe kuko aho hantu uri mutambikira cyangwa uri nahera. Noneho hari Bibiliya zindi zibivuga neza,
ziravuga ngo hagati yaho uyu muriro wari uri naho Mose yari ngo harimo uruzitiro. Hari uruzitiro tugomba kurenga kugira ngo dusange Imana cyangwa Yesu. Amen. Amen. Yararenze uruzitiro cyangwa imbago agiye ahandi. Irabati mbere yuko wagera kwetura. Nakunze Imana. Uzi ko Imana igikubwira ikakubwira ibya mama wawe na papa wawe. Yarangiza kubikubwira kabata ariko noneho byari ibya papa wawe na ba mama bawe ariko nge ndi Imana yawe. Hey, iramubwira ati no. Iramubwira ngo Mose ndi Imana ya Isaka no. Ndi Imana ya Aburahamu, ndi Imana ya Yakobo, ndi Imana ya Isaka nubwo ntabibwiye. Haleluya. Muri nimbyuzi umuka aravuze ngo turashima Imana ko twavukiye ku ngoma y'umwami wacu Yesu nyiri imbabazi. Aravuga ngo tuvuga ku ngoma ya Satani ubu tuba twihebye. Aravuga ngo ubu twaba badutapfunita ngo amazosi n'amaboko byuzuye imigi ngo ariko byose. Haleluya. Mwami Yesu yabidukuyeho ngo turi amahoro kubera kandi muri we. Haleluya. Haleluya. Nimaze kumwibwira mubwira ati rero uzajye kwa Farawo. Ndenda kugera ku ijambo twasomye cyangwa ndigezeho. Iramubwira ngo uzajye kwa Farawo ndashaka kunkurirayo. Ariko kuvuga ko Imana mwababyeyi mwe mwabagabo mwe mwabakobwa mwe mwabasore mwe nta kintu kiryoha nkabyo. Kuvuga ko Imana uzi ko Imana ivuze urukuta, amasasu, ibyobo, abanyarugomo, abagome, abarozi bamwe bo mu rwego hejuru, ijambo ry'Imana rirabatangira bose. Kuvuga gusa. Hari umuririmbyi avuze ngo bipfa kuba byaravuzwe nayo. Nanangwa irangije. Ngiramubwira ngo ikizakumenyesha ko ari njyewe ugune sitazo narasika shinini ni yasanse ugutumye nuko uzamuvanayo. Ndibyo amagambo ntabwo bintu byo kuganira nawe ngo nge muri gumpere kuri angera kuri zede no. Ikizakumenyesha ko ari njye ukubwiye kari njye ugutumye nuko babura bwo kuzabukurayo. Imuhishe ko bazagira inganagano runaka bazabanyaga ibivomesho bagatangira kwishakiriza byabo. Imuhishe ko hari abanyarugomo bazatera baciye muri Farawo bakabwira ati mwabaye abantu basa n'abadeha bakabakubita bigatinda bitse bakababazwa n'uwo muri bake. Imuhishe ibintu byinshi irengaho. Iramubwira ngo ikizakubwira ko njyewe Uwiteka ari njye ugutumye nuko ubwo bwo kuzabuvanayo. Haleluya. 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 Uzi ko Imana ikubwira kuzabyara ikaguhisha kuzajya kwiseta. Uzi ko ikubwira kuzubaka ikaguhisha ko uzakodesha rimwe na rimwe bakanagusohora. Ariko ikavuga ngo nzaguha inzu kandi ikavuga inzu n'ibijumba wabibuse. Imbaraga z'ijambo. Haleluya. Haleluya. Noneho Mose ngo amaze kumva iryo jambo naramukunze ngo atangira kwibaza atari ko se Farawo ntabwo umuzi. Abatereka nanjye mvuganye nawe Farawo muzi neza. Wowe gusa siri nguhaye wowe uzategereze nubona utabukuyeyo buriya bwoko uzamenye ko ntari Uwiteka. Aho ndaharenze ko yagiyeyo nuko yamubwiye murabyibutse. Farawo akamubaza ngo Uwiteka ninde? Farawo yarakaze yari umwami kandi yarazi ko nta umurenze. Kumva rero mwijwi rye hari undi muntu umurenze ubonetse abantu bavuga ngo yarabajije ngo Uwiteka ninde? Bise baramubaza tese wowe ugutumye yitwa nde? Habira ngo yitwa Ndiho. Yitwa Ndiho. Ibihe byose arabigenzura. Haleluya. Haleluya.
haleluya. Koroneliyo yigeze atumira Petero aramubwira ngo ndi gusenga, nagiye kubona mbona umuntu wambaye imyenda yera, arambwira ngo ningutumire yuri. Iramubwira ngo nuko rero naguhamagaye, nta bindi turi buvugana ahubwo tubwira ijambo ry'Imana. Noneho ngo na Petero ngo biramucara batese burya ivugana natwe burya igivugana n'abanyamahanga nabo. Ngo ateruye ijambo aravuga ngo menye neza ko mu mahanga yose, haleluya haleluya, mu mahanga yose uba Uwiteka agakora ibyo gukiranuka, uwo nguwo uwo iramwemera. Yohana wabivuze aravuga ngo mwene uwo ntiyabyawe n'umugore cyangwa umugabo, ntago yavuye ku bushake bw'umugore n'umugabo, ngo ahubwo waba yarabyawe n'Imana. Ngeze mu itangiriro, iyo tuvuganye n'Imana duhura n'ibintu byinshi bidukura binatwibagiza iby'Imana yavuze. Nowa ni umugabo muzi ariko mu buryo bw'ibyanditswe, yavuganye n'Imana kubaza inguge, kandi mbibutse ko kiragiye cyo kubaza inguge nta mvura yagwaga, ibijyanye no guhinga cyangwa ibihingwa byezwaga n'ikime, ariko Uwiteka aramubwira ngo bazi inguge kuko niteguye kuzagusha imvura mu gihe kizaza. Aha rero dusomye ni igihe inguge imvura yari imaze iminsi igwa, hanyuma bari mu nguge. Iki gice ni igihe isayo yari irimo ikamuka, ngo ariko Nowa yareba hanze akabona ntaho guhagarara, akabona birakomeye, yibaza icyo azarya, yibaza icyo azanywa, yibaza imyambaro azambara, yibaza ejo hazaza harebesha amaso guhinga bizava he. Uwiteka amuhamagarira mu nguge aramubwira ngo yewe Nowa we, ngewe Uwiteka ngomeje isezerano ryanjye kandi ndikomeje ubwawe n'urubyaro rwawe n'abazarukomokaho bose. Simpaye agaciro isayo ureba, burya navuze nzi ko isayo izabaho, navuze nzi ko naho guhagarara uzabona. Impamvu navuze ngo ibiguruka, ibikururuka, ibigenza amaguru byose biza mu nguge, ibi byari bizagutunga mu gihe nk'iki. Haleluya. Burya nibyo yatangiye kuryamo, iyo byatangiye kwica umwaku, kwica isari. Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe, Imana ihimbazwe. Umukweza cyari hanuriye Abayuda, cyari n'igihe kibi kigoye. Abayuda bari barihebye ngo babona kuva muri Babuloni bitoroshye. Amutubara mubwira ngo genda ubabwira ngo nubwo yatanze ikigereranyo gisa n'abanyamahanga, kuko abanyamahanga ubundi umwuka wera avuga ni abantu batazi Kristo muri iki gihe. Aravuga ngo ugenda ubwira Abisirayeli ko nyina yari umuheti, Ise akaba umwamori, ariko njye Uwiteka mbanyuzeho sanga bigaragura mu ivata, kavukire yariyo, ariko ndategeka ngo nubwo kuvuka kwawe utigeze ukurwa ivata, ariko ndategetse ngo ubeho. Haleluya. Shelaso enatonda stosakos shitiso onai la losanso my God eben tita sokize enema gusenga kwacu twebwe abarokore. Hari umuririmbyi yavuze ngo twebwe icyo turusha abandi nuko twasezeranijwe ubugingo bw'iteka. Twebwe icyo turusha abantu nuko twavuganye nayo, turagendana nayo. Twebwe nubwo dutuye inaha, turabibitsi byasezeranijwe, ntacyo tuzaba. Sifa zako shetasola last of us why. Noneho Nowa, Imana bati Nowa, wowe ngomeje isezerano akababwira imbaraga z'ijambo. Muzi ko muri Yeriko yayindi mujya musoma, muzi ko Abisirayeli ngo abanaki bamaze kumva ko inyanja yacitsemo kabiri, Abisirayeli bakambuka. Burya ngo niho bahise bakora proje, baravuga ati mureke twubake umudugudu tuwukomeze, nibaza bazahera inyuma
noneho ibyuma sinakubwira, amabuye sinakubwira, imicanga sinakubwira, muri make bakora poroje kandi ngo barubaka inkike za Yeriko zari zikomeye ndugu yabo, ngo ariko uko bubaka Imana igakomereza ijambo Abisiraheli yavuganye nabo, kababwira ngo nimukomeze ngo bagezeyo bazirebye baravuga ati nta ntwaro yazirimbura, ntayo, nta bombe yazihangara. Uwiteka abwira Yesu aramubwira ngo no, ngewe ijambo ryanjye ndarikomeje, nimuzenguruke Yeriko. Mujya muzenguruka umunsi wa mbere mutahe, muzenguruka umunsi wa kabiri mutahe, muzenguruka umunsi wa gatatu mutahe, kandi mwirinde gusakuza. Muzenguruka umunsi wa kane mutahe, siva kwa Mungu. Muzenguruka umunsi wa gatanu mutahe, muzenguruka umunsi wa gatandatu mutahe. Ariko ku munsi wa karindwi udafite ikondera zaza n'ibido, udafite ibido zaza n'idebe, udafite idebe zaza n'ikibindi. Njyewe Uwiteka mwe muzakoma iraso. Gusengera umurwayi, ngezeyo Imana irambwira ngo rega ntago izi imbaraga ari zo gusenga watuye, ahubwo wowe zenguruka iyi nzu ukoma amashyi gusa. Imbaraga z'akanwa, imbaraga z'icyo Imana ivuga zirakora. Zenguruka ugenda ukoma amashyi gusa, nanjye ndayakoma. Haleluya. Bararyama bagasinzira, hehe na dayimoni. Ndagira ngo mbabwire ngo imbaraga zivugana natwe, kubivuga gusa. Haleluya, haleluya. Kubivuga gusa ibiyerekeresha imbaraga, kabiyerekeresha umwete, kabiyerekeresha itangazo ridakuka, hanyuma ikanabyicaramo hagati. Muzi ko Imana ivuga ijambo igahita yicara mu bubiri bwiye. Mana ni ngari, yicara muri wowe, ikicara muri wowe, mbere makeya twese yatwicaramo bigakunda. Amen, 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 haleluya. Yo, hari ijambo nasomye muri Mika 4:11. Abisirayeli nabo ngo n'ubundi bari bari mu gihugu cy'ubunyage, bari bakiri Babuloni. Ngo ariko Uwiteka aramubwira ati, abwira Mika aramubwira ati genda ubahanurire, ubabwire ko nubwo bahanzwe amaso, nubwo hari imbaraga zibarebesha amaso, ariko icyo nteganya nicyo gifite agaciro. Mika 4:11 aravuga ngo uba amahanga ngo hanze amaso Siyoni, ngo aravuga ngo Siyoni nihangizwe ngo turebe ibi bituhifuriza. Ariko arakomeza arandika aravuga ngo nubwo aya mahanga hanze amaso Siyoni, ngo ntago bazi icyo Uwiteka ateganya kuri Siyoni. Burya imbaraga zikugenza ntago zizi icyo Uwiteka ateganya. Igeze njya kwigisha ahantu umuntu aranyakira, kwa kundi tuvuga ngo turihuta, haraba abateganyijwe nyine kutwakira. Anyakiriye nyine anyakira ashyizemo n'ibyo wabo yazanye mu nzu y'Imana. Ndenze irembo nta ijwi rirambwira ngo baraguhaye, ndavana ubwo bampaye nawe uzankize. Seko ndi ureba yumbwira kare nari kumenya, ariko irambwira ngo nanjye nabyemeye kugira ngo ngaragaze imbaraga zanjye. Haleluya, haleluya. Nanjye nabyeme ndabandi sawa. Impamvu Imana yo mu ijuru abarokore tudasa n'abandi, tudahura nabo, tutazanasa nabo, iyo dusenga iravuga, ivugana natwe kubera kwizi ko turi ino habi, ivugana natwe kubera ko tizi ko turi mu isi yatawe mu mwanzi, ivugana natwe kugira ngo ibiza kudusunika bizabe biri gusunika yavuganye natwe. Haleluya, haleluya. Nsoza, nta mpamvu zo kubaha ibintu byinshi, kubaha bike nibyo byiza mubasha gutwara. Mwihannye hanyuma mutware ijambo rivuga ngo iyo tugendana n'ijwi, ni ukuri ko Imana nta n'uwadusenyera ngo bishoboke. Hari umugabo umwe wahita umaze ngo ko bansenyeye, wasanga warayubatse ntacyo yakubwiye, kandi niko kuri.
hari igihe umuntu apfa kuyubaka akaba ati ndizeye reka nyubake nta yandi makuru. Hirya hari hamwe muzi baherutse kwimura abantu, hari umuntu wari warabwiwe n'Imana kwimuhaye inzu nyine hatuye, hanyuma bukeye cyagiye babyuka nyine babarinze cyane kugira ngo babimure babajyana aho babateganyirije. Ndajya mvuga mu njamake. Muri icyo gitondo ngo yaraturanye n'umuntu winywera agatama, winywera inzoga. Ngaramwigira amuga atari koko nabonye ujya gusenga buri munsi. Kandi Bibiliya hari abantu bazi basomye Bibiliya. Umusinzi akakubaza akoresheje ibyanditswe. Niyo mpamvu no gusoma nabyo ni nabyiza. Kuko Yesu yanesheje Satani gusoma. Yaramubwiye ngo handitswe ngo. Abwa ati none ko Imana ivugana na Aburahamu yamubwiye ko i Babuloni nihaboneka umuntu umwe cyangwa babiri tazarimbura Babuloni Sodomu. None bimeze gute ko tuzi kuri umukiranutsi none tukaba tubona twagoswe bimeze bite? Ariko ngo bamuntu aramubwiye ati ariko ngewe mfite icyo Imana yavuganye nanjye. Habarahasenya nibyo ariko Imana ifite icyo yavuganye. Mu makuba yacu Imana igitwongorera, tukajyananwa n'abandi bagira ngo tubaye nk'abagowe. Paulo niko yavuze ngo iyo batureba babona dusa n'abagowe, bakabona dusa n'abahanwa, bakabona bo dusa n'abahemurwa, ngo ariko nyamara dutungishije benshi. Mpamvu bariho nuko itorero rikirino, mpamvu bariho nuko itorero rikirino. Hanyuma rero naratangaye, musinze ngo aramubwira ngo niyo mpamvu ntacyumva usakuza usenga. Imbere ngo bari banatoranye, mbere najyaga numva usenga usakuza, none wahinduye uburyo waracecetse. None kuki utabitubwiye? Kuki utatubwiye ngo natwe tuze udusengera ivugane natwe? Aramubwira ati rero igihe cyo kuvugana nayo cyarangiye, kuko nubundi harakorwa ibigaragara, ubwo si cyo ujya kuyibaza niki. Ariko ngewe mbitse iryo yambwiye mbere yuko ibibiza. Ndagira ngo mbabwire ngo naje kubabwira ngo mubike ijambo ry'Uwiteka, kuko mu gihe kizaza rizababera icyambu kibambutsa. Negera umusozo twasomye urwandiko rw'Abafilipi. Ndagira ngo mbabwire ngo mu butumwa bwiza habamwo ikintu bita gushima. Umukozi w'Imana mushiki wacu yavuze ngo ubutunzi cyangwa ni ngombwa ko dukoreshereza Imana ibyo dufite. Ni ngombwa ko tutavunana muri iyi nzira yitwa y'agakiza, ariko igendanye n'ibyo mu isi nabyo bikenewe. Bijyanye n'uko mubona aha hubatse, bijyanye n'uko mubona twicaye. Yatanze n'urugero aravuga ngo intebe ngo ushobora kuyicaraho imyaka 5 ikaba yacitse. Nibyo kandi koko, ariko ubundi asoza avuga ngo birashoboka. Nibura umukristo nyawe ntukwiye kubwirizwa gukorera Imana. Paulo rero ngo urwandiko yarwandikiye Abafilipi ngo asa n'umuntu ubaha inkuru, ubaha akantu keza. Mumurikire tujye gusenga. Mu butumwa bwiza cyangwa mu mvuga Imana ivuganamo n'abantu, hari igihe irenga ubumana bwayo ikaza ikabana n'umuntu ikicarana nawe, ikajya imuganiza ikamubwira ngo ese wari ubizi ko cyagiye wambuka ikiraro, cyagiye ushaka, cyagiye urya, cyagiye uryama, burya nubwo ntavuganye nawe wari ubizi ko nari impari. Uru rwandiko rero ngo Paulo yashimiraga, rwa rwandiko rushima, ngo yashimiraga itorero ry'Ifilipi, ngo kuko ryari itorero rikorera Imana. Ariko ahangaha dusomye ngo yarabashimiye, aravuga ngo ariko usomye here ku murongo wa mbere yarasomye aravuga ngo ntihagire umuntu n'umwe ushobora kwigira ikintu, ushobora kwigira igitangaza, ushobora kwigira urenze, ushobora kwigira ufite ibiro, ushobora kwigira ukomeye. Ngo umuntu wese naba ari kumwe na mugenzi we ngo nahagarara ngo ajye amenya ko mugenzi we ngo afite ikintu amurusha, ngo kandi na mugenzi we namurebe ngo amenye ko hari icyo amurusha. Abyumvishe? Haleluya, haleluya. Muzarebe muri iki gisirikare cy'isi, general ahura na majoro,
majoro akagira gutya, generali nawe akagira gutya. Barabibonye? Yamanuye ahita amubwira ati manura nabonye nubwo nkurenza ariko nanjye ndazamuye. Paulo arangije abango niko sinarangiza ndabahaye ubutumwa nawe ngiye kubashimira. Imana yakoze ikintu gikomeye, yajyaga ivuganira n'abahanuzi mu buryo bw'abahanuzi, yajyaga ishyiraho ibitambo n'abatambyi, ariko ntabwo nasoza nababwiye ko hari umwami dufite, hari umwami twabonye, hari ibintu byinshi. Irababwira ngo nicyo cyatumye Imana imuha izina risumba yandi yose. Abangwe kuzimu hari y'ibizima byari bikwiye kuvuga ko wenda hari imbaraga zaboneka zo kwitanga. Burya mu nyanja byariyo, mu kirere byariyo, mu bantu twari duhari, ngo ariko bose bacecetse. Mwibuke ko ari we wahagurutse mu ntebe, haleluya, ngo atera intambwe, ngo aragenda afata igitabo, ngo amenye ibimenyetso bigifatanyije. Sifa kwa Mungu. Yohana wamuvuga yaravuze ngo uhereye kera hariho jambo, jambo kandi yahoranye n'Imana mu byaremwe byose, nta kintu kitaremwe nawe. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, sifa zako. Arababwira ngo kandi noneho amavi yose araye abakomeye n'aboroheje, araye ibikomangoma n'ibizaba byo, amavi yose indimi zose zature ko Yesu Kristo ari umwami, kugira ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Iyo umuntu avuze Yesu akavuga ngo mu izina rya Yesu, ngo Imana ihita yumva akantu kayineze, ikavuga ngo avuze umwana wanjye, amuvuze neza. Sifa kwa Mungu, sifa kwa Mungu, haleluya. Yesu mureba hagati y'ibisambo, Yesu mureba ateshejwe agaciro, Yesu mureba yambaye urubindo, nta cyaha afite na kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu. Nta cyaha afite na kimwe kimuhama, nuko yiyemeje kuzagucungura umuntu. Buryo witurwa ineza uwo yayigiriye, abagira Imana abo yagaburiye bakarya bagahaga, abo yakijije ubumuga bose bakagenda, nibo babaye aba mbere. Bajya kwa Pilato, tubamburire Baraba kiriya gisambo, utubambire Yesu witumwami. Nicyo cyatumye Imana imuha izina, haleluya. Yugiye mu bintu byitwa umuzuko cyangwa ibintu biranga ubwami, mu gihe Yesu yapfaga, sinzi impamvu ninjiye ariko reka njyeho gato, mbibutse ko ngo habonetse icyo bita ubwira kabiri. Ubwira kabiri bwazaga ryari, bwabonekaga gihe ki? Ubwira kabiri y'umwami yatangaga ngo bamanikaga ibitambaro by'umukara ahantu hose, bivuga ngo igihugu kijimye cyabuze umwami, rubanda rwacitse umugongo. Imana ibonye ko abayuda basadukayo, abafarisayo n'abanditsi batazabikora, yo izana ubwira kabiri kugira ngo ibamenyeshe ko hari umwami watanze. Haleluya. Aravuga ati ariko ibi bintu tubibona ari uko umwami yatanze, none ko tuzi ko nta watanze bije biti? Ngo ariko babajije imitima yabo, irababwira ngo jambo, 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 jambo. Noneho mwibuke ko uyu mwami ngo yatangaga, habona barasaga ikintu bita imizindaro. Nukuri ko Imana ngo habura abaroma baranga, abayuda bari babanye nawe yakijije ibimuga ntibarasa, ngo ariko Yesu arangije azana icyo bita umutingito.
ibituro birasaduka. Sifa kwa Mungu. Baravatira jambo jana sota kose dema haruma abagwari byabaye nubwo nawe bimukoreye Imana yabikoze kugira ngo yubahirizwe ko ari umwana wayo. Iyo mpamvu iyo tuvuze mu izina rya Yesu abadayimoni barahunga. Iyo tuvuze mu izina rya Yesu abazima barimuka. Iyo tuvuze mu izina rya Yesu, haleluya, tubona ubutabazi ntabwo twari dufite. Twaje basunika none kubera Yesu turigenza. Shera sota ngo destasi dewa shatiko siwini enomast tetusi witangoze wayo. Ko Yesu n'umugabo kabisa. Yesu n'umugabo no kuri kw'Imana. Mberutse kuba hano ntuye. Mberutse kwigira inama mu mutima kandi nizo. Ndavuga ariko ni gute hari umuntu kwari duturanye nkabona hari akantu kabona abana be bariga ahantu hatoroshye. Kandi nkabona wenda werashinga nkabona afite yamawe kakantu kagenza amaguru ane. Ariko ndavana ariko ngewe nakizeye Yesu kamujyanayo. Kandi mujyanayo nta kintu mfite. Cyakora mugeje barambwira ati turamwandika turamwakira ariko nyine nawe ubimenye ko umusize hano. Hanyuma bita umuhungu muto afite imyaka 7 ariko yari yambwiye ngo uzanjyana ibunaka ninjira nzaguha amafaranga uzabashyire ntago nshaka kuziga handi hantu. Abana rero barahanura. Hageze rero nkajya mujyana mu gitondo nahagera hepfo yaho mu birometero byinshi hari ahantu umuntu yibeta. Kajye nkamubwira nti Imana mugejejeho n'ukuri kw'Imana. Mugejeje ariko nta kintu mfite urabizi. Ariko kwa Yesu dufite ubutware, dufite n'ubushobozi iyo twizeye amagambo ye. Agiye kumara imyaka 3 ariyo. Na murumuna we yamusanze. Muri Yesu harimo amafaranga nayo. Nahabamo mu mufuko we Yesu muri amakanza abamo. Habamwe amafaranga. Ariko se ko amafaranga arayo mukorera inahangaha. Umuntu yatanga ubugingo bwa amafaranga akabura gute? Ubwo yababajwe ndetse akanageragezwa abasha gutabara abageragezwa bose. Ndagira ngo dusenge. Sifa kwa Mungu. 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 Ibwira Mose iramubwira ngo ikizakumenyesha ko ndi kumwe nawe nuko ubwo bwo kuzabukurayo. Muziko imubwira ko bagenda muzasome neza. Muziko yamubwiye ngo ubwira abisiraheli bagenderera abanyegiputa hanyuma banabatira ibintu by'igiciro. Mwumvise? Noneho bajye banabyatura mu izina bitewe nuko baturanye ibyo bafite abari byo baka zahabu, baka imyambaro y'igiciro, muri make baka iby'igiciro. Muziko kubera kubaho kwiza n'iki ijambo ryavuze barabibahaye. Noneho narasomye ndabana ariko kuki Imana itababwiye ngo batire n'amasafuriya bazatekeramo mu butayu? Ntago mubizi ko bari bagiye. Kuki itababwiye bajyane n'ibibiti bazacana cyangwa barebe ukuntu batendeta n'inkwi bamwe bakikorera ingo abandi bakikorera amasafuriya n'amazi. Yari ibizi ko izabatekera abantu yango. Mwebwe mukomeza mubika ijambo bizurungutana mubika ijambo. Siko muranyumvije? Bikomera mubika ijambo. Ibicimba bigura 2 mubika ijambo. Namwe muzajya mujya kubigura. Ntabwo ikibazo ari iby'ibishyimbo cy'ibihumbi 2. Nuko harabonda numva bavuga ngo dusenge ngo wenda ngo bimanuke. Muri se mwasenza ahubwo Imana ikabahereza ajya kubigura. Amafaranga ntibayakorera ino hirya iriya siho bajya banyaburayi bo bayakora tukabishyura no mu yabo gutyo bakayatuzanira ino.
ahubwo mwene datavuze ijambo ryiza mujye musenga Imana ibareshyeshye naho isoko rigeze. Amen, 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 amen. Ikizakumenyesha kuri kumwe n'Uwiteka, reka nkubwire, nuko diyabete ufite hari abo muvukana cyangwa mwari muturanye yishe, wowe ukaba uhari, igihe kikumenyesha ko ijwi rikiri kumwe nawe. Se muzi ko Imana ishobora kuvugana nawe gusa diyabete kuri migahita yikanga ikabimenya, kabati kampagararira hangeze, umuremyi yaravuze. Mwibuke Yesu ajyanye n'abigishwa ngo bambutse inyanja, reka bagere hagati rero, noneho afane ngo yiryamiye ibwerekeza. Burya yaravuze ngo kugashya cyangwa kuvugama ntago bikigenda neza kuko ni uryamye ibwerekeza, yarakwiye kuryama ahandi hantu. Rero ngo birwanaho, wa Petero birwanaho ariko biranga. Babonye amazi atangiye kuba rengana ngo barataka ati mwigisha usinziriye kandi dupfuye. Yesu ni ijambo no kuri kw'Imana. Warabyuka mu buseriye bwe ngo reba amazi icyaha umuyaga, ngo amazi aratungana rwose. Barangira abahindukira bavuga ati ariko se ntago murizera, ntimuzi uwo muri kumwe nawe, ntago mubizi, ntimuramenya ko naya muri kugendaho nayagenjeje nigeze ntambuka, ntimwandebaga koko muri yako, mubona mwarohama turi kumwe, mubona hari aho byanyura. Ndagira ngo mwizere Imana kuko Imana ivugana natwe ifite imbaraga. Muhaguruke dusenga Imana. Narivuze ngo mwizere Imana, ijambo ugendana urikomeze urihagarareho urifate, n'ibicika urifate, urivuga ngo njyewe nzi icyo yambwiye. Mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, ni kenshi nakumvisha umutima wanjye uraneze. Ayi mwami ndategereje gusingira icyo wambwiye, haleluya, ni kenshi nakumvisha umutima wanjye uraneze. Urumva ndarwishingikiriza uretse kwishingikiriza ku cy'Imana. Mubike ijambo mu mitima yanyu kugira ngo dutambuke. Hanyuma turi kwegereza umusozo, niyo waba unaniwe ugiye gutaha haguruka, kuko tugiye guhamagara Imana izana ijambo. Urambaza ngo none se ko turifite izane n'irindi, muzi ko igigaruka hari umuririmbyi yavuga ngo niyongere igaruke. Imana yongera igaruke ndugu yangu, ikumenyeshe. Nakunze umugabo witwa Manowa mu Bacamanza, ngo mu kuvuga kwa Samusoni ngo marayika yaragiye abanza guhura na nyina cyangwa n'umugore wa Manowa, baravuga ngo yewe mada, nubwo wagumbye, nubwo utigeze ubyara, ariko mu gihe kizaza uzabyara, kandi nubyara uzabyara umwana w'umuhungu. Uwo mwana azaba umunaziri uhereye avutse kugeza ubwo apfuye. Ngo wa mudamu arataha Mukamanowa ngo ajya kubibwira nde Manowa. Manowa ngo yumvisha avuga ariko byari byiza, ariko Uwiteka, haleluya, haleluya, haleluya. Burya n'umuhanuzi naza no kubikubwira nawe uziherere, wete se ni wowe, ni wowe, ni wowe. Ngo Manowa arasenga ngo Uwiteka, niba ari wowe wavuganaga n'uyu mugore wanjye, ntago nabipinze, ahubwo marayika wamutumyeho yongera agaruke atwigisha uko tuzitwara ayo masezerano nasohora. Uyu mugabo yasenze neza cyane. Imana ngo ibyumvishe, ngo irongera yohereza marayika. Sifa kwa Mungu. Kiye gusenga Imana, ngo yohereje marayika araza, ngo arongera ahagarara hafi na wa mugore. Bivuze ngo icyo navuze nicyo, ahubwo impamvu ngarutse no kugira ngo ngumenyeshe ko ibyo yavuze ari ukuri. Ngo Manowa rero, abantu b'abagabo bari mu mwuka w'Imana,
bavugana na marayika badatinya. Baramubaza ati ese wa mugabo we niwe wavuganaga n'uriya mugore wanjye? Ntabwo marayika yamubwiye ngo yego, ahubwo yaramubwiye ngo ibyo uyu mugore yakubwiye hatabuzemo na kimwe muzabyirinde, kuko umwana azabyara ndazaba ari umunaziri w'Imana uhereye uwo munsi avutse kugeza ubwo apfuye. Kugira ngo nihute, wambwiye ati none Samusoni ko yamenye ibanga, ariko mwibuke ko Abafilisitiya bamujyanye bamumanura mu Filisitiya aho bamukuriyemo amaso, ngo ariko rimwe bamutumira kugira ngo aze kubaganirira. Hanyuma yibuka ko Imana ijya ivuga bikaba, yategeka bigakomera, ngo aho bari bamwegetse ku nkingi, ngo abwira umurandasi aramubwira ati nyegereza ku nkingi neza. Barakora ikintu turusha abandi, yegereza ku nkingi, yegereza ku nkingi. Bamaze kumwegerezaho, Bibiliya iravuga ngo Samusoni atakira Uwiteka. Aravuga ngo nagira ngo aba Bafilisitiya bose ari abaje kundeba nabo naganiriye, wibuke icyo wampamagariye, wibuke buryo ki unyeze n'ahandi hose nagenze nabi, ariko umbabarire mporera amaso yanjye. Ndugu yangu, kandi ngo inkingi bari bamwegetse bari inkingi ya nkingi mwiti ya mwamba umwikorezi warangije. Ari abahanga bavuze ngo hazeho umusatsi, agasatsi karamera. Ndugu yangu, yateruye inkingi nk'uteruye ikisi, nk'uteruye urupapuro, ngo yishe Abafilisitiya baruta abo yishe mbere ari muzima. Ndagira ngo mbabwire ngo nta mukiranutsi upfa gupfa. Abantu yangu, umuntu ubetse ibyasezeranywe ntugakomere. Isaha iyo ari yo yose yamuhamagaye yavuganye nayo, hari igihe iza kureba. Mana mu izina rya Yesu Kristo, Shalaso ainokota sonai. Alo, 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 alo. Alo, alo, alo.